the wonder of sunset at evening, the wondrous sunrise I see, but the wonder of wonders that thrills my soul is the wonder that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. There's the wonder of springtime and harvest, the sky, the stars, the sun. But the wonder of wonders that thrills my soul is the wonder that's only begun. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Igitondo cyiza bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu, ngo ubuntu n'amahoro bya Kristo bibane n'umuntu wese. Indirimbo y'iki cyumweru ni The Wonder of It All. Ni indirimbo ya 75 mu gitabo cy'icyongereza. Iyi ndirimbo ntayo dufite mu gitabo cy'ikinyarwanda. Yakabaye yitwa Igitangaza kiruta ibindi byose. Iyi ndirimbo nziza cyane yahimbwe n'umugabo George Bever Shea. Bev Shea yavutse ku itariki ya 1 Gashyantare umwaka w'1909 i Winchester, Ontario muri Canada. Yigeze kuvuga ko yiyeguriye Yesu afite imyaka 5 gusa, ngo hanyuma agize imyaka 18 ubuzima bwe abwegurira Kristo burundu. Akiri muto ababyeyi be bamwigishije gucuranga violin, piano na organ, ariko ijwi rye riremereye rya bass cyangwa se baritone voice niryo ryatumye amenyekana cyane. Nitugera ku musozo muraza kuryumvira aho aririmba iyi ndirimbo yahimbye. Umwaka w'1947 yifatanije n'umubwiriza w'icyamamare Billy Graham, bakajya bakorana umurimo w'ivugabutumwa we, akajya aririmba mu biterane byose bakoraga. Iri jwi rye rero kugira ngo ribe ryiza cyane byatewe n'umuntu wamukocinze uzwi cyane mu gukoresha baritone voice muri za opera witwa John Charles Thomas. Bev Shea yakoze umurimo ukomeye cyane w'ivugabutumwa mu ndirimbo.
yari umuntu wicisha bugufi, akaririmba atagoreka amajwi cyangwa utundi dukoryo twose abaririmbyi bagira. Yaririmbaga mu ijwi ryiza rikeye, amagambo yumvikana neza. Mu by'ukuri yari icyitegererezo cyo kubwiriza ubutumwa mu ndirimbo. Uyu mugaragu udahemuka w'Imana yaririmbye mu biterane imbere y'abantu barenga 2 miliyoni mu bihugu 185 byo mu isi yose, ndetse no muri leta 50 zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indirimbo ze zikubiye mu marubumu arenga 70 kandi zakomeje kubera abantu umugisha na bugingo n'ubu. Bev Shea kandi yabonye ibihembo bya muzika bita Grammy Award cyangwa se Gramophone Award. Yabonye icyo gihembo inshuro 10. The Wonder of It All ni indirimbo yanditse amagambo ndetse anikorera injyana yayo. Ni indirimbo yerereza urukundo rutangaje Imana itugirira nk'ikintu gihebuje ibindi byose. Gusa ngo indirimbo yamumenyekanyeho cyane kandi imeze nk'ubuhamya bwe ku giti cye ni indirimbo yitwa I Would Rather Have Jesus, yakoze mu mwaka w'1929. Imana nidufasha nayo tuzumva amateka yayo. Bev Shea rero yaravuze ati, iyo nitegereje izuba ririmo kurenga, nkongera nkitegereza umuseke urimo gutambika, birantangaza cyane. Ariko kandi igitangaza kiruta ibindi byose gituma umutima wanjye usabwa n'ibyishimo ni igitangaza cy'ukuntu Imana inkunda. Arongera ati, ni igitangaza kureba igihe cya spring ndetse n'isarura, ikirere, izuba n'ukwezi n'inyenyeri. Ariko igitangaza kuruta ibindi byose gituma umutima wanjye usabwa n'ibyishimo ni ugutekereza ukuntu Imana inkunda. Mu mwaka w'1955 Bev Shea ari kumwe na Ronnie, umwana we w'umuhungu w'imyaka 6, yari mu bwato yerekeza Glasgow muri Scotland, aho Billy Graham yari gukorera igiterane cy'ivugabutumwa. Muri ubwo bwato yabonyemo uwari president wa New York Publishing Company, ndetse iyo company yatunganyaga n'indirimbo. Nubwo uwo mugabo atari umukristo, yamubwiye ukuntu akunda indirimbo zo guhimbaza Imana zo mu rusengero, nuko anamubaza uko iby'ibiterane byabo by'ivugabutumwa byagenze. Nuko Bev amutekerereza muri make uko byagenze, maze yongeraho atangara cyane ati, "Oh, wa mugabo we, iyo uza kuba uhari ngo wirebere, igitangaza kiruta ibindi." Hashize akanya uwo mugabo ahita akora mu mufuka, avanamo envelope, yandikaho n'inyuguti nini, nuko amanika iyo envelope arayimutunga. Maze Bev asomaho aya magambo ngo, igitangaza kiruta ibindi, cyangwa se The Wonder of It All. Maze aramubwira ati, ndi wowe nahimba indirimbo yitwa gutya. Ngo yabaye akigera mu rugo iryo joro, nubwo yari ananiwe, ngo yahise yigira mu nganzo, ku buryo byageze saa 8 z'ijoro atararyama. Ngo n'umugore we yibaza icyo yabaye, ngo araza aramubwira ati, uri mu biki amasaha? Nuko ngo aramusubiza ati, hari akaririmbo gato ndimo gukora. Ako karirimbo gato rero niko kavuyemo indirimbo nziza cyane, The Wonder of It All.
nta gushidikanya hari ibitangaza byinshi byabayeho haba ari mu buzima bwacu cyangwa bw'abandi. Ibitangaza tubona mu byaremwe nk'uko Bev yitegereje n'amaso y'umutima uko izuba rirenga n'uko rirasa, bikamutangaza cyane. Nk'uko nanjye uburyo ingonokera ihinduka ikinyugunyugu birantangaza cyane. Kugira ngo ikintu gikururuka gipfe nyuma y'iminsi 14 kizuke gifite amababa ariho amabara meza ashimishije maze kigurukire. Ibi ntabwo ari ibanga, namwe muzarebe life cycle ya butterfly muzabibona. Mbabwije ukuri, nanjye byarantangaje kandi umuntu wese byamutangaza, kandi niyo mbyibutse buri gihe birantangaza. Hari byinshi cyane umuntu atarondora, ariko ikibihatse byose nk'uko Bev Shea yabivuze ni ugutekereza ukuntu Imana idukunda. Ni ukuntu binyuze mu kwizera Yesu Kristo umuntu aba icyaremwe gishya, umunyabyaha agahinduka umukiranutsi, ahari ubwihebe hagasimburwa n'ibyishimo, umuntu agasobanukirwa n'urukundo Imana yamukunze rutagira akagero, rwatumye yohereza umwana wayo ikunda Yesu Kristo kugira ngo apfire ibyaha bye. Nta gitangaza cyaruta iki ngiki. The wonder of it all. Yagiye ahagaragara mu mwaka wa 1956. Hari umugabo umwe w'umunyamerika ejo bundi umwaka ushize wa 2019 yaravuze ati, imyaka 6 ishize numvaga ntariho, mfite ibikomere ku mutima kandi numva nshaka kwiyahura. Numvaga ntacyo ndicyo, ntacyo maze. Umuntu wakagombye kuba ari icyamamare mu mupira wa rugby, none nkaba naragendaga nkurura ibirenge ahantu hakorerwaga imyitozo ngororamubiri muri gereza y'i Londres. Nari umuntu w'umunyarugomo cyane, ngakora ibyaha biteye ubwoba ku buryo nafunzwe inshuro 7. Igitondo kimwe mpagaze ndeba mu kadirishya kakumba nari mfungiyemo, nabonye inyoni nyinshi zigurukira rimwe maze zuzura ikirere. Narazitegereje cyane. Ako kanya menya ko Imana ibaho, kandi numva ngize icyizere ko izantabara ikankura muri uko kuzimu nari ndimo. Nkiri muto, aho nitegerezaga hose nabonaga ari ihohoterwa n'urugomo. Mama wanjye yapfushije umugabo we wa mbere, abana n'umugabo wa kabiri mu ihohoterwa rikabije yamazemo imyaka 20. Umugabo we wa gatatu babanye badasezeranye ari we data, yamutaye nkiri uruhinja mfite amezi 8 gusa. Mama wanjye rero n'abashiki banjye 2 nabanye nabo bankunda cyane ari njye muto, nubwo mama yanyuzagamo n'akanyafu kugira ngo anshobore. Nakuranye umujinya wo kutamenya papa wanjye, nahoraga nshwana n'abaturanyi, numvaga nshaka ko bazajya banyubaha. Kuko numvaga nta cyizere nifitiye. Nanjye nagiye mpohoterwa kenshi n'inshuti, abana twakinaga, n'undi muntu wangiriye nabi cyane ntashobora kuvuga, kubera ko ibyo byose nabisibye mu bwonko bwanjye. Nahoranaga uburyo bwinshi bwo guhunga ibyambagaho. Kenshi natorokaga ishuri nkajya kwirobera amafi, ubundi rimwe ukansanga mu biti nambaye imyenda ya gisirikare, nkigira sergeant ngaha amabwiriza abandi bana,
byose nabikoraga kugira ngo mpishe agahinda n'akababaro nagendanaga. Nakundaga imikino kandi nkiri umwana ubwo bushobozi bwangaragaragaho. Najyaga nikora nkijyana mu rusengero njyenyine, nta wundi turi kumwe. Mu rugo nubwo nta data nagiraga kandi ngahohoterwa, ariko numvaga ndi mu mutekano n'amahoro. Nagize imyaka 14. Ngize imyaka 14 ijuru ryabaye nk'iringuyeho. Igitondo kimwe nagiye kumva numva mushiki wanjye akomya akaruru, nuko manuka ama esikariye niruka nza muri saro kureba ibibaye, nsanga mama wanjye yapfiriye mu ntebe azize kuvira mu mutwe cyangwa hemorrhagie cerebrale. Nahise numva nzabiranijwe n'ibisazi bivanze n'umujinya. Kuva uwo munsi nafashwe n'ikintu ntazi cyanjyanye mu nzira y'irimbukiro mu myaka 20 yakurikiyeho. Mfite imyaka 18 nibwo ninjiye muri gereza bwa mbere muri za nshuro 7. Kuva mama yapfa nahindutse umurakare, ntihagira ikintu na kimwe cyongera kumbabaza cyangwa kunshimisha. Nahindutse nka ya bombe batega iba ifite iminota iri buturikireho. Mu by'ukuri mfungwa bwa mbere navuga ko nari nkiri toto mu bikorwa by'inkorarugomo, ariko nasohotse muri iyo gereza ndi umwicanyi ruharwa, ninjira mu isi y'ibiyobyabwenge, uburwanyi, kwicana n'ibindi bibazo nk'ibyo. Uko nafungwaga niko navagamo nabaye mubi, mfite n'imigambi y'ubugome irenze iyo najyanyemo. Nagiye mu byitwa debt collector, cyangwa se abantu bishyuza abandi ku ngufu bakoresheje iterabwoba. Njya mu kugurisha ibiyobyabwenge, numvaga kwica umuntu ari nko kwica umubu. Muri gereza namaraga amasaha menshi muri gym, ngasoma ibitabo nkiga kugira ngo ndebe ko ubwenge bwanjye bwabona ikibwokipa kandi n'iminsi ikicuma. Maze imyaka myinshi muri ubwo buzima, numva imbaraga zanjye zinshizemo, numva ndatsinzwe neza, numva ntazi aho ndi, numva ndi njyenyine, numva iby'isi ndabihaze, ndashaka kwiyahura. Maze ndapfukama muri ako kanya, muri ako kumba gato nari ndimo, ako kumba ko muri prison gatoya nari ndimo, narapfukamye mvuza induru mborogera Imana, maze ndavuga ngo Mana, niba ubaho kandi ukaba wumvise gusenga kwanjye, zana akanyoni k'umweru ku idirishya ryanjye. Sinzi impamvu nasabye icyo kintu, gusa narasenze numva binjemo. Igitondo cyakurikiyeho nagiye ku idirishya ryanjye, mbona inuma iragurutse buhoro buhoro, maze inyoni y'umweru iraza igwa hasi. Mu mutima wanjye nahise menya ko ari Imana insubije, maze ndapfukama mu bugingo bwanjye Yesu uwo munsi. Natangiye urugendo rugana ku ntsinzi. Ibyari uburakari n'amahane byahindutse amahoro yuzuye, ndetse n'uwandebaga yabonaga ntameze nk'uko nari meze. Icyo numvaga nshaka gukora ni ugukunda abantu bose, kandi nkababwira ko Yesu uko yari ariko ari kandi ariko azahora. Natangiye gusoma Bibiliya no kuyiga, ndetse hari n'igitabo nasomye cyitwa The Battlefield of the Mind cy'uwitwa Joyce Meyer. Nababajwe n'ibyaha byose nakoze muri iyo myaka yose, maze inzira yo gucungurwa iratangira. Nubwo inzira yari ikiri ndende, nakomeje gufasha abantu, ndahinduka neza, nkomeza gusenga, kugira urukundo n'amahoro. Twakomeje gusengera ko ukuri kwajya hagaragara, maze mu minsi 2 gusa barandekura, mva muri prison ndi umuntu mushya.
nari mfite ishyaka ryinshi ariko wisdom yanjye ikiri nkeya. Nari ngifite n'ibintu ntarizera neza, ndetse n'imico mibi ya kera nari ngifite yari ikeneye guhinduka. Namaze imyaka 20 y'ubuzima bwanjye mu isi y'ubugome n'ubwicanyi, kuva mfite imyaka 15 kugera mfite imyaka 35. Nari nzi ko gusinda ibiyobyabwenge n'imirwano ari by'abantu b'abahatari, nyamara icyo nakoze ni ugupfusha amahirwe yanjye ubusa yo kuba umukinnyi w'akataraboneka wa rugby. Sinigeze mbona abana banjye bakura, abantu bose barantinyaga. Uwo duhuye akambukiranya umuhanda ampunga. Ni byinshi nicuza nakoze, ndetse nkaboneraho no kubwira urubyiruko rutekereza ko kuba umugangster nko muri filime ari ukwikururira kuzimira, gutakaza imyaka y'ubuzima bwawe ndetse amahirwe n'impano zawe. Ikinshimishije ni uko Imana yahinduye ubuzima bwanjye kandi ikanshumbusha imyaka yose nataye. Icyumweru ku kindi, ukwezi ku kundi, umwaka ku wundi, ntangazwa n'igitangaza Imana yankoreye. Ubu mbayeho nkunze Yesu, umuryango wanjye, umugore n'abana banjye, kandi nta kindi kinshimisha nko gusangiza abantu inkuru nziza ya Yesu Kristo Umukiza no kubona ubuzima bw'abantu buhinduka ubureba. Amateka ya The Wonder of It All nahagarukiye. George Beverly Shea yakomeje kuririmba no mu zabukuru. Muzamubona kenshi aririmbana na Gather Vocal Band. Yasinziriye ku itariki ya 16 Mata umwaka wa 2013 afite imyaka 104 y'ubukuru. Bene data, Yesu aradukunda. Ijuru ryose ryitaye ku gakiza ka mwene muntu. Nta kijuru ridakora ngo tube baragwa na Kristo. Ndasabira umuntu wese ngo ntasabe Imana akanyoni k'umweru gusa, ahubwo ayisabe kumuhishurira imibabaro y'umwana wayo ikunda, imibabaro yagiriye muri iyi si, ngo maze bitume duhanga amaso ikaruvari, tuzinuka ibyaha burundu, ngo maze ubwo impanda y'Imana igiye kuvuga ibituro by'abera bigakinguka, abazutse bagahura n'abariho bakunze kuboneka kwa Yesu bose, tuzahurire mu kirere gusanganira umwami wacu, turirimba indirimbo zo kunesha. When I consider the heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained, what is man, that thou art mindful of him? There's the wondrous sunset at evening, the wondrous sunrise I see, but the wonder of wonders that thrills my soul is the wonder that God loves me.
the sky, the stars, the sun. But the wonder of wonders that thrills my soul is the wonder that's only begun. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God